Kuva kera muri kamere y'umuntu, yahoze ari umuntu ushishikariye gushakisha ubukungu mu bintu byose akora. Kuva isi yaremwa nta na rimwe wasanga umuntu yarabayeho yicaye adakeneye kuba umukungu. Ni ukuvuga ngo muri make umuntu wese avuka afite inzozi zo kuba umukire. So guys, niba nawe uri muri abo bafite intego yo kuba baba abakire, ntucibwe n'ikiganiro cy'uyu munsi. Jya ugiye kubagezaho iki kiganiro, nitwa Bitone, bahaye ikaze. Kuva isi yaremwa, umuntu yarakoraga cyane kugira ngo abashe kuba yagira ikintu abona. Ariko muri iki gihe bisa n'aho bigoye kuba umuntu yagera ku ntego yo kuba yabasha kuba umukire. Ni muri urwo rwego rero twabateguriye intambwe umuntu ashobora gukurikiza kugira ngo abashe kuba yaba umukire mu gihe gito cyane ndetse kitarambiranye. Ndakwizeza kandi ndagusaba gukomeza kuba hafi, wibuka gukora subscribe niba utarayikoze. Mbonera no gushimira abantu mwakoze subscribe, munashyireho comment kugira ngo tubashe kuba twamenya ikintu kindi mwifuza kumenya. Byose nta handi bibera ni kuri iyi channel yacu. So karibu tubane. Intambwe ya mbere ishobora gutuma umuntu abasha kuba umukire ni ukumenya icyo ari cyo, uwo ari we muri make. Uwo ari we akitekerezaho, akamenya aho ashaka kuva n'aho ashaka kugera. Iyo umuntu azi aho ashaka kuva n'aho ashaka kugera, urugendo rwe ruramworohera cyane. Aba azi impamvu y'ibyo bintu byose ndetse bimurinda uburangare n'impanuka zigiye zitandukanye. Indi ntambwe ya kabiri tugiye kurebaho ni intambwe ivuga gutekereza cyangwa se gushakisha igishoro. Nk'uko mubizi, ntabwo umuntu yaba umukire nta kintu akora cyangwa se adafite ikintu yahereyeho, igishoro. Abantu benshi bakunze kuvuga yuko bigoranye muri iki gihe kuba umuntu yabona igishoro kugira ngo abashe kuba yatangira kubona umurimo akora, bityo uwo murimo abashe kuba wamugeza ku nzozi ze, abashe kuba yakabya izo nzozi nyine, abashe kuba yaba umukire. Muri iki gihe rero, iyo umuntu nta gishoro afite, abenshi usanga bacika intege, ariko siko byagakwiye kugenda. Niba uzi ko ufite inzozi yo kuba wabatera imbere ukaba umwe mu baherwe bari kuri iyi si, ugomba kubanza ugashaka igishoro, kandi ushaka igishoro kingana nawe n'ukungana. Ntabwo ari ngombwa ngo utangirire kuri za miliyari, oya, birashoboka ko watangiza igishoro gitoya hanyuma ukaba wagera ku nzozi zawe. Intambwe ya gatatu ni ukumenya icyo ugiye gukora. Nyuma yo kuba wabonye igishoro, ureba icyo ugiye gukoresha icyo gishoro cyawe, ukareba ukavuga uti se aha hantu ngiye gukorera iyi business yanjye cyangwa se aka kazi kanjye ngiye gushoramo amafaranga yanjye, iyi business izagenda koko? Ese bizansaba iki kindi kugira ngo mbashe kuba nakomeza uyu murimo? Ukareba ahantu muri make ugiye gukorera, ukareba igikenewe kugira ngo ubashe kuba watangira urugendo rwawe rwo kuba umukire. Indi ntambwe tugiye gukurikizaho ni intambwe ivuga kwiha gahunda cyangwa se kugira gahunda. Ugomba kugira gahunda zawe ziteguye neza kugira ngo ubashe kuba wajya ku rugendo rwawe rwo kuba waba umukire. Nta mukire n'umwe utagira gahunda. Ntabwo ari ngombwa ngo ujagarare mu bintu byose, oya. Icyo gihe nubikora gutyo uzafeiringa, bityo business yawe ibashe kuba itatera imbere neza nk'uko bikwiye. Ni ngombwa rero ko ugira gahunda mu bintu byose ukora kugira ngo ubashe gutera imbere, ubashe kuba wajya ku nzozi zawe. So guys, thank you for watching and for subscribing. Mwakoze kubana natwe. I hope that byabagendekeye neza, mumeze neza aho muri hose. Reka nkomeze mbashimira kandi mbasaba gukora subscribe no kuba mubana natwe umunsi ku munsi, mushyiraho na comment. Kandi I wish you more blessings. Ishya n'ihirwe kuri mwese mu byo mukora, mukomeze mutere imbere mukabya inzozi nk'uko intego yacu iri. Intego yacu ni ukubafasha muri ibi bintu kugira ngo dutere imbere. Thank you.